dutangiye agafilime kacu k'uyu munsi rero batwereka umusore aza mu karesitora rwose kumbe muri ako kanya umukobwa agahita amumenaho icyayi. Umusore ubona ko rwose yahise amwanduza kumbe muri ako kanya yabikoze umukoresha we rwose ari kumubona. Wa mukobwa agahita amusaba imbabazi rwose amubwira ko yamwihanganira. Wa musore ati we rwose ntubigireho ikibazo, ahubwo arangije agahita atangira kuba yamuhanagura. Kumbe wa mukoresha we rwose yahise amubaza ati ariko se weho wajya witonda koko, agahita akomeza kumubwira amagambo mabi. Wa musore agahita atungurwa cyane mu kubona rwose umukoresha ubwira umukozi we gutya, ariko arangije akamubwira ati nagakofi rero ntabirenze rwose. Ako kanya agahita abwira ko bamwihanganira, agahita akomeza kugenda. Amaze kugenda rero wa mukoresha we agahita akomeza kubwira uno mukobwa ati niwongera rero gukora ikosa rimwe nzahita nkwirukana. Ibyo ngibyo byumva se? Wa mukobwa rwose akamubwira ko abyumva. Wa mukoresha we ati sawa rero nta kibazo, none aka kanya genda rwose usaba imbabazi umuntu warushyiriye agakofi, umubwire ko uraza kumuzanira kandi. Wa mukobwa agahita amubwira ko rwose nta kibazo, arangije akaza akamusaba imbabazi rwose amubwira ko araza kuba yamuzanira indi mu kanya gatoya. Arangije akaza hano hino agiye gufata oda zabo akabasuhuza, arangije akababwira ati none se mwambwira namwe icyo ndabazanira? Wa mukobwa akamubwira rwose ibintu bitandukanye, aramuzanira ibintu byinshi cyane. Arangije agahita abaza na wa musore ati none se nawe wambwira ibyo ndakuzanira? Wa musore nawe rero akamubwira ibintu byinshi bitandukanye. Wa mukobwa ubona ko hari ari kubifata mu mutwe, agahita abaza na wa musore wundi rwose yari amaze kuba yakwanduza, nawe rero agahita amubwira ibintu bitandukanye. Wa mukobwa ati hari ikindi kintu se mushaka rwose nabazanira? Wa musore ati we rwose nta kibazo. Arangije agahita akomeza kumubaza impamvu rwose atari kwandika ibintu bari kumutuma dore ko yari byinshi. Wa mukobwa ati njyewe rero mbifite mu mutwe, ubona ko ari kumbwira ko yari ari kubiboroka. Wa musore ati ntumbwire rero ko ibintu byose twavuze wabimenye. Wa mukobwa ati cyane rwose ndabizi. Agahita atangira kuba yamubwira rwose ibintu uriya mukobwa yamutumye. Wa mukobwa koko agahita yumva nibyo, arangije agahita avuga n'ibintu n'umusore yari amaze kuba yamutuma nubwo yari byinshi cyane. Umusore nawe rero agahita yumva nibyo, arangije agahita ahindukira abwira na wa mugabo nawe ibintu yari amutumye. Wa mugabo ubona ko amwemeje agahita amukomera amashyi akamubwira ko rwose ari umuhanga cyane. Kumbe muri ako kanya bataravugana byinshi, wa mukoresha we agahita aza amuhamagara. Wa mukobwa ahindukiye rero arebye uwo muntu wari umuhamagaye, agahita ababwira ko bamwihanganira akagiye kuba yabazanira ibintu rwose bamubwiye mu kanya gato. Arangije akaza wa mukoresha we ati ndagira ngo rero unsobanurire umuntu wasabye uburenganzira bwo kuba wasiba muri weekend yose. Wa mukobwa ati unyihanganira cyane rero ariko uburenganzira nabusabye Doni. Ubona ko rwose bakoranaga. Wa mukoresha we ati none se njye uri kubona ni Doni? Ubona ko rwose bose yari abakuriye. Wa mukobwa ati unyihanganira cyane rero ntabwo nari nzi ko ngomba kuba nabikubwira. Kumbe muri ako kanya abo ngabo bo rero ahantu bari bicaye, wa mugore ariko babaza impamvu rwose bacecetse. Wa musore akamubwira ko uriya mukobwa ari umuhanga. Wa mukobwa ati we rwose ibyo ngibyo ntabirenze, niyo mpamvu ari gukora hano rwose nk'umuseriveri. Wa musore ati narakubwiye rero ntukazajye usuzugura abantu bitewe n'ibyo bakora. Nuko bose nyuma agakomeza kumubwira ko rero uriya mukobwa ashobora no kuba yababonera igisubizo cy'ikibazo bafite. Wa mukobwa ati we rwose ibyo ngibyo byihorere, ntukazajye uzana imikino rwose mu kazi kacu. Ubona ko hari ikintu bari bari kwigaho cyangwa se ikibazo bashakaga kuba bakemura. Kumbe muri ako kanya uno mukobwa agikomeje kumubwira ati ugomba gukora hano rero muri weekend yose cyangwa se usezera akazi kawe. Wa mukobwa ati mama ntabwo rwose bishoboka, mfite exam iriya weekend igiye kuza. Wa mukobwa ati ugomba gukora hano rero cyangwa se uhita usezera akazi kawe. Arangije agahita agenda. Ubona ko rwose atamwumvaga kandi yamubwiraga nabi nubwo yari umukozi we. Uyu nguyu rero agahita asigara hano yivugisha ati basi se wanyishyuye amafaranga undimo? Ubona ko atanamwishyuraga. Kumbe ku rundi ruhande uno musore agahita babaza nimba bazanye impapuro zose. Wa musore wundi ati yako rwose nazizanye. Arangije agahita atangira kuba yazibereka kugira ngo batangire akazi. Ubona ko bari baje hano kugira ngo rwose bikorera akazi. Kumbe muri ako kanya umukobwa ahantu yari ahagaze we ari kwibaza ukuntu nabigenza. Ako kanya hagati haza rero undi mugore ari kumusaba ubufasha, amubwira ko rwose yamufasha ko hari abantu bashaka kumufunga. Wa mukobwa ati niba ndetse bashaka kuba bagufunga koko? Wa mukobwa akamubwira ko ari bariya. Barangije bagahita bahagera. Umukobwa agahita ategeka umupolisi wari bazanye ko yagenda akamufunga. Ubwo muri ako kanya umukobwa ati mwe murese gatoya rero none se uno mugore yakoze ibiki koko? Wa mukobwa akamubwira ko yibye mu nzu y'umukiriya we, akamubwira ibintu byinshi yibye kandi ko hari abantu rwose bamubonye. Wa mugore ati we rwose ntabwo bishoboka, njyewe ntabwo nibye, yego nakoragayo ariko nta kintu na kimwe nigeze niba, ndagusezeranya ko rwose ibyo nkubwira ari byo. Wa mukobwa ati we rwose ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, abantu babiri buri gihe n'ibyo ngibyo bavuga. Kumbe muri ako kanya ahantu umusore yari yicaye hamwe na bagenzi be bagahita bahindukira rero
rero bakareba ibintu umukobwa ari kuvuga, wa mukobwa agahita babaza nimba bafite arrest warrant cyangwa se icyangombwa kibemerera kuba bamufunga. Wa mupolisi ati bari bamureze rero narinje kuba namufata kugira ngo tumujyane, ataravuga byinshi. Wa mukobwa ati urabizi rero uno mugore kutagomba kuba wamufata cyangwa se utamufata kubera ko atwite ndetse hari n'amategeko agenda amurengera. Wa mukobwa agahita akomeza kumubaza ati none se umuntu w'umuseriveri hano agiye kutwigisha ukuntu dukora akazi? Wa mukobwa ati njyewe rero niga amategeko muri kaminuza, uri kumva ndayazi, ndabizi neza ko uno mugore mutamufunga, nta burenganzira mufite cyangwa se nta gipapuro mufite kibyerekana. Agakomeza kubabwira ko ibi ngibi bari gukora rwose ari ibintu bitemewe. Arangije agakomeza kubabaza ati none se mwamufite ibimenyetso, ibicuruzwa yibye cyangwa se amafoto mwamufashe? Wa mukobwa ati ibyo ngibyo rero birahagije. Wa mukobwa ati namwe rero birahagije gukomeza guhohotera uno mugore. Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ati ofisi agenda rero umufunge, uno mukobwa ntumwiteho, ni umuseriveri wa hano usanzwe. Wa mupolisi rero agahita yumva koko nibyo, arangije agahita agiye kuba yamufata, ataramufata wa musore agahita amubwira ati nta muntu rero ugomba kuba wavana uno mugore hano. Wa mupolisi ati none se wewe urinde koko? Wa musore akamubwira ko ari umwavoka we, kumbe uno musore ikirego bari kwigaho yari ikirego cy'uyu mugore. Wa mukobwa ati none se ibyo uri gukora urabizi koko? Urabizi ko ibi ngibi birenze cyane kurusha uko ubitekereza? Wa musore ati ntabwo rero mbatinya. Wa mukobwa ati ibyo ngibyo rero tuzabibona rwose. Ubona ko uno mugore yari afitanye ikibazo ngo na boss w'uno mukobwa kandi bari bakomeye cyane, bagahita bigenera rero uno musore ubona ko rwose yarababujije. Wa mugore agahita akomeza gushimira uno mukobwa. Wa mukobwa nawe rero akamubwira ko rwose nta kibazo. Wa musore akamushimira nawe rwose ukuntu amwitangiye. Wa mukobwa ati njyewe rero nkunda rwose ubutabera. Wa musore muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ati numvishe rero ko wiga rwose amategeko muri kaminuza. Wa mukobwa ati yego rwose niga amategeko muri kaminuza kandi ndi muri semester yanjye ya nyuma. Wa musore ati none se waba wishimiye rwose kuza tugakorana kuri kino kibazo? Nkeneye rwose umuntu twakorana kandi w'umunyabwenge nkawe. Wa mukobwa rero akabitekerezaho ariko arangije agakomeza kumubwira ati ntabwo rero mbizi ko nshobora kuba nabishobora. Wa musore ati nshobora rero kuba nakwishyura amafaranga menshi kandi ikindi agomba kuba uri ahantu ugomba gukoresha impano yawe. Wa mukobwa agahita yumva ko nibyo, arangije akamubwira ati ngiye rero kuba nicaye hariya nuza guhindura intekerezo zawe uze kuza rwose dukorane. Wa mugore muri ako kanya agahita akomeza kuba yamushimira bitewe n'uko amwitangiye ndetse agakomeza kumubwira ko rwose Imana yamuha umugisha. Wa mukobwa ati yego rwose nawe buguhe. Muri ako kanya bagahita bagenda. Bamaze kugenda rero bamukoresha bagahita bamubwira ati none se kuba icyo uhagaze hano koko? Wa mukobwa ati ahangaha rero hari ikibazo rwose. Bamukoresha bati ariko se ahantu uri hose haboneka ibibazo, sinzi n'impamvu papa yaguhaye akazi. Wa mukobwa ati yampaye akazi rero kubera ko mwitaho cyane kurusha umukobwa we. Ubona ko rwose uno mukobwa atitaga kuri se. Wa mukobwa ati uvuze ngo iki? Wa mukobwa wundi ati mvuze rero ibyo wumvishe, ubona ko batangiye gutungana. Wa mukobwa ati nagera rero irindi jambo uvuga rivuye muri ako kanwa kawe ugenda umbwira nabi ndahita nkwirukana. Wa mukobwa ati ahubwo njyewe rero ngiye kwiyirukana. Arangije agahita avanamo itabura rwose akayimuhereza. Wa mukobwa ati none se ninde ujya kuguhereza akazi? Wa mukobwa rero agahita ahindukira akitegereza wa musore ari kugenda ahumuriza wa mugore. Wa mukobwa akamubwira ko rwose atari ikibazo cye. Wa mukobwa wundi ati ndakwinginze rero iyi mikino mibi yawe yifate uzayizana ikindi gihe. Arangije agahita amukubita yataburiye amubwira ko yagenda akambara ubundi agakomeza akazi. Wa mukobwa nawe rero agahita yimukubita amubwira ko atari mu mikino. Arangije agahita akomeza kwigendera. Arangije akaza rero agahita abaza wa musore nimba akazi rero ari kumubwira kagihari. Wa musore ati karahari rwose icara aho ngaho. Wa mukobwa agahita amushimira cyane agahita agenda akicara. Wa musore agahita amubwira ukuntu ikibazo kimeze, amubwira ko bari gushaka uburyo bahereza undi mugore w'ubutabera ko yabyaranye rwose n'umugabo ukomeye cyane mu mategeko kandi ko bashaka akamenya ko afite umwana we akamwemera kandi n'umugore batamushyize mu byago. Wa mukobwa ati ndi kubona rero hari uburyo bumwe cyane. Agahita akomeza kubabwira ibintu byinshi bitandukanye bakoresha, akababwira amategeko. Abona ko rwose yari umuhanga. Abangaba bandi bagahita batungurwa cyane n'ubwenge afite. Wa mugore ati none se ibyo ngibyo birashoboka koko? Wa mukobwa ati yego rwose birashoboka. Wa musore ati ibyo ngibyo rero nanjye nibyo nari ngiye kuvuga ariko wifuze neza wagira ngo wari uri kubisoma. Wa mukobwa ati tugomba rero ko twashaka ukuntu tumurinda kubera ko nimba yatangiye kuba yagenda amurega ndetse banamukurikirana gutya bashobora no kuba bamukorera ikindi kintu kibi. Wa mugore ati urakoze cyane rero ntabwo nari nzi ko mfite uburenganzira bungana gutya.
wa mukobwa ati urabufite cyane rwose, ariko wa mugore ubona ko n'ubundi agifite ikibazo agahita akomeza kumubwira ati ariko rero bitewe n'ukuntu natangiye kumurega ninsubira kuba nakura mu nzu ye cyane cyane ko ariho nibera n'ubundi ashobora kuzamfata nabi cyangwa se nkorera ikindi kintu kibi. Wa mukobwa ati ntugire ikibazo rero, ushobora kuba waza ukajya mu nzu yanjye nkaba ngucumbikiye, ubona ko ari n'umwana mwiza. Wa mugore ati uri seriye se? Wa mukobwa ati cyane rwose njyewe ndi seriye, kandi hariya mu nzu yanjye ntabwo rwose yagukorera ikintu na kimwe. Wa mugore ati urakoze cyane rero, mu by'ukuri ntabwo nzi ukuntu nagushimira. Wa musore muri ako kanya ati byiza cyane rero, noneho reka ejo tuzahure kuri ofisi yacu saa 2. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka ku mugoroba umukobwa rero azanye wa mugore akamuhereza karibu. Bamaze kwinjira akamubwira ko araza kuryama ku gitanda, noneho we akaza kuba yarara hasi nta kibazo. Wa mugore ati none se oya rwose ntabwo bishoboka, kubera icyo watekereza buno buryo? Wa mugore ati oya rwose nta kibazo, kandi ikindi kirenzeho tugomba kuba twakwita ku mwana cyane. Wa mugore koko agahita yumva nibyo, arangije agahita akomeza kumubaza ati ariko se kubera icyo gukora ibingibi byose? Wa mukobwa ati impamvu rero ndi kubikora ni uko nawe ibintu biri kukuba hatari ibintu byiza, kandi kirenzeho wa mwana nta kintu yakoze. Wa mugore koko agahita yumva nibyo, akamubwira ko yari ameze nk'umuntu udafite ubwenge. Ubwo umugabo wamuteye inda yamubwiraga ko azareka umugore we rwose akaza bakabana. Wa mukobwa ati nuko rero wakunze umuntu utari uwa nyawe, nta kindi rwose kirenze. Wa mugore akamubwira rwose ubona ko ameze nk'umuntu ari kwicuza cyangwa se abantu bose bamwanze. Wa mukobwa ati muri iyi si rero hari abantu benshi bashobora kuba bagucira urubanza, ariko njyewe ntabwo nshaka kuba ndi muri abo ngabo, kubera ko inzira ntabwo ibwira umugenzi. Wa mugore agahita amushimira cyane rero. Wa mukobwa ati uhafate rero nk'aho ari mu rugo rwose wisanzure. Arangije agahita agenda mu kabati agiye kuba yareba imyenda, agahita akomeza kwivugisha ati Imana nyagasani. Wa mugore ati none se ni kihe kibazo gihari koko? Wa mukobwa akamubwira ko nta myenda afite yo kwambara ku munsi we wa mbere w'akazi. Wa mugore ari kubyumva. Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ati ariko nzambara imyenda yanjye rwose mfite myiza, icyambere ni icyo mfite mu mutwe rwose cyangwa se ubwenge nifitiye. Wa mugore ati yego rwose nibyo. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka undi mugabo rero uhagaze hano, ubona ko rwose yari umukire kandi yarakomeye cyane. Hagati haza wa mukobwa ari kumubwira ati ntabwo rero twabashije kuba twamuhagarika. Wa mugabo agahita ahindukira amubaza ati none se byagenze gute? Wa mugore akamubwira ko rero hari umuntu w'umunyeshuri wiga amategeko ahise abahagarika, ndetse muri ako kanya ko umwavoka we yahise ahagera bakamurinda wagira ngo ni perezida. Wa musore ati none se uriya mupolisi yakoze iki naguhaye ngo mujyane? Wa mukobwa ati nta kintu rero yakoze, kubera ko bashakaga kuba bamurega ko ari gukora ibintu bitemewe. Wa mugabo ati uriya mugore rero azatuma ubuzima bwanjye bwose bwangirika ndetse n'akazi kanjye nkabure. Wa mukobwa ubona ko rwose yari umwavoka we ati noneho rero tugomba kugira icyo dukora mbere yaho. Wa mugabo ati none se uragira ngo dukore ibiki koko? Wa mukobwa ati njyewe rero nabonye uburyo umuntu yakoresha, akamubwira ko bagenda bakamubwira rwose akava muri uno mujyi ndetse bakamuhereza amafaranga menshi cyane. Wa musore ntiyasobanukirwa ikintu ashatse kuvuga, arangije akamubaza ati none se ushatse kuvuga ibiki koko? Wa mukobwa ati njyewe rero ibi ndabyita nkaho ari ukumvikana tutagiye mu nkiko tukamuhereza amafaranga menshi ikindi akigendera mu mahoro. Wa musore ati none se aba yatemeye ano mafaranga koko? Wa mukobwa ati nta muntu rero wanga amafaranga rwose cyane cyane yari menshi. Wa musore ati sawa rero nta kibazo, ndaza kubona yamuhereza ariko n'inshuro ndaza rwose twijyanire. Arangije agahita agenda, ubona ko ngo bari bagiye kumureba kugira ngo bamuhereze amafaranga. Ku gihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka uriya mukobwa rero n'uyu mugore biyicariye hano, ubona ko nta muntu bateganyaga ko yazana kuba yabareba. Bagahita bumva umuntu arakomanze. Umukobwa rero nta kindi yakoze, yahise aza gake gake agiye gufungura, ubona ko bafite ubwoba. Afunguye agahita abona rwose ni wa musore, arangije agahita yiruhutsa ndetse n'uyu mugore nawe agahita yiruhutsa. Wa mukobwa agahita amusuhuza, wa musore nawe akamusuhuza, akamuza nimba yari amukanze bitewe n'uko yari abonye afite ubwoba. Wa mukobwa ati we rwose ntabwo nkanze. Arangije agahita amubaza ikintu ari gukora hano. Wa musore ati nari kuzaniye rero ibingibi. Wa mukobwa ati none se ibyo ngibyo ni ibiki koko? Wa musore ati ibyo ngibyo rero biraza kuba ingirakamaro kuri weho. Arangije agahita bimuhereza. Wa mukobwa nawe rero abyitegereje agahita abona ni imyenda. Arangije agahita amubaza ati none se ko iki rwose umpereza imyenda? Wa musore ati ntubifate nabi rero, bitekereze nkaho ari avance nguhaye. Wa mugore muri ako kanya agahita abona umukobwa atangiye kuba yarakara, agahita amubwira ati munyihanganira cyane rero, akamubwira ko ari wabwiye uriya musore ko uno mukobwa nta myenda afite yo kwambara, ati nizere ko rero utandakariye. Wa musore muri ako
ako kanya ati mu by'ukuri rero ibi ngibi nkoze ntabwo njya mbikorera umuntu uwo ari we wese, ariko bitewe nawe ndetse n'ubwenge wifitiye nahisemo kuba nabikora rwose. Wa mukobwa ati ndikumva rero ntewe isoni nabyo. Wa musore ati none se kuba aricyo bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo koko, akamugira inama amubwira ko nta mpamvu yo kuba yagira ipfunwe kuko ari umukene, cyane cyane ko ari kugerageza kuba yavamo. Wa mukobwa koko agati yumva nibyo, arangije agahita amushimira cyane. Wa musore ati saba rero nta kibazo tuzahurira ejo mu gitondo. Arangije agahita yigendera. Umukobwa rero agasigara hano ubona ko yari abyishimiye nubwo yari yihagazeho. Ukamuri ako kanya rero bagahita bumva undi muntu arakomanze, ubona ko bari bageze ngo ni wa musore ahari ugarutse. Umukobwa muri ako kanya agahita afungura, ubona ko yishimye cyane. Arebye agahita abona rwose n'umugabo wa mugore ari kumwe n'undi mukobwa. Arangije agahita abasuhuza. Wa mugore rero nta kindi yakoze, yahise aza yisha hano. Wa mukobwa ati none se urinde koko? Wa musore ati njyewe rero nitwa Paul, narinje hano kugira ngo mvugane n'umugore uri hano bita Andre nimba bishoboka. Wa mukobwa ati none se wambonye gute koko? Wa musore rero muri ako kanya akitegereza wa mwavoka we, akamubwira ko ibyo ngibyo rwose ko nta kibazo kirimo, ahubwo akamubwira ko yaraje hano kugira ngo bumvikane. Wa mukobwa ati none se bwa nyuma na nyuma wamenye ko kwa wagenda ukurikirana umuntu umutera ubwoba ndetse ugenda unamubeshyera ko ari ibintu bitemewe? Wa musore ubona ko atabyitayeho, akamubwira ko yabwira wa mugore rwose gasohoka bakumvikana. Wa mukobwa ati ariko se wagiye ureka kwigira nkaho uri umwavoka, cyane cyane ko utari we. Wa mukobwa ati aka kanya ntabwo ndi we, ariko mu minsi iri imbere ngiye kuzaba we, kandi mwebwe ni mwebwe rwose nzaheraho. Ubona ko atabatinyanga. Wa musore ati mwebwe rero mwese mutuze, akababwira ko yaraje hano mu mahoro, ko nta bapolisi yitwaje, ko yaraje kuba yaganira nawe. Arangije agahita ahamagara wa mugore amubwira ko yifuza ko baganira. Wa mugore nawe agahita amubwira ati ariko se kuri iki kunkorera ibi ngibi koko? Wa musore ati nakubwiye rero ibintu ugomba gukora urabyanga, none reba ahantu bitugejeje. Wa mugore ati icyo nashakaga rero ni ukugira ngo umenye kandi wemere ko mfite umwana wawe, nta kindi rwose nshaka. Wa musore rero ari kubyumva, akamubwira ko hari ubundi buryo yaraje kugira ngo ibi ngibi babikemure. Akamubwira ko agiye kuba yamuhereza amafaranga menshi cyane, ibihumbi 50 by'idolari cyangwa se miliyoni zirenga 50 z'amanyarwanda. Akamubwira ko yamuhereza kugira ngo agende rwose ntazagaruke. Wa mugore muri ako kanya akazubona kamurakariye cyane, agatagenda akamukubita urushyi. Abantu bose bagahita batungurwa cyane. Arangije agakomeza kumubwira ati agaciro k'umwana wanjye njyewe ntabwo rwose kagurishwa. Akamubwira ko icyo yashakaga ari ukumenya ko atwite umwana we. Wa mugabo ati ibyo ngibyo rero yari amakosa, kandi n'abantu babimenya akazi kanjye rwose karahita karangira. Wa mugore ati wambwiye rero ko unkunda kandi ko ugiye kureka umugore wawe ukaza tukabana. Wa mugabo ibyo ngibyo ntiyabyitaho, agahita amubwira ati fata rero ano mafaranga cyangwa se n'uyanga ntazagire ikintu na kimwe ubona. Wa mukobwa muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ati Andere ndakeka rero iki ngiki ari igitekerezo cyiza cy'uko wafata ariya mafaranga. Wa mukobwa muri ako kanya bari kumwe agahita amwishimira amubwira ati ndi kubona rero nubwo rwose ugiye kuba umwavoka utazaba uri umwavoka mubi. Wa mugabo nawe agahita amubwira ubona ko amwishimiye cyane ati ushaka rero wakumvira inama z'iyo nshuti yawe kugira ngo ibibazo birangire. Arangije agahita amuhereza ya mafaranga, nawe rero agahita yitegereza ko rwose ariyo. Wa mukobwa agahita abona ko niyo kandi ni menshi cyane. Arangije agahita akomeza kumubaza ati none se waramutse babajije uno mukiriya wanjye ahantu yavanye n'amafaranga yose yavuga ko yayavanye he? Wa mugabo ati mwavuga rero ko ari impano nabahaye, kandi niba mushaka ko mbyandika nabyandika rwose nta kibazo. Wa mugore muri ako kanya ubona ko atabyumva. Wa mukobwa ati se nta kibazo turumvikanye. Barangije bagahita bahana ibiganza batarakora byinshi. Wa mukobwa wundi ati turagira ngo rero tumenye neza ko uwo mugore atazongera kuba yabangamira uno mukiriya wanjye, akababwira ko nabo bakeneye ko babyandika kugira ngo rwose ibintu byose bimere neza. Wa mukobwa ati se nta kibazo, agahita babwira ahantu ejo bazahurira. Wa mukobwa ati ibyo ngibyo ni byiza cyane. Wa mugabo ati nanjye rero nizere ko ibi ngibi bigiye guhita birangira burundu. Barangije bagahita bigendera. Bamaze kugenda rero wa mugore agahita akomeza kubaza uno mukobwa impamvu yafashe no mafaranga. Wa mukobwa ati ntugire ikibazo rero, nifite umupangu wanjye wo kuba naguhereza ubutabera. Wa mugore ati ariko rero uriya mugabo arakomeye cyane. Wa mukobwa ati uko yaba akomeye kose rero nta muntu uri hejuru y'amategeko. Wa mugore muri ako kanya agahita abona hatangiye kuba hazamo ibintu byo guhangana cyane ku buryo n'amaraso mu minsi iri imbere ashobora kuba yameneka. Wa mugore ati ariko se yamenya rwose ibintu nkabyihorera hakiri kare. Wa mukobwa ati ntugire ikibazo rero kandi ntiwishidikanyeho, waje ushaka ubutabera hano kandi natwe nibwo turi gukora kugira ngo tubashe kuba twabuguhereza. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka
gusa umusore rwose yiyicariye bisanzwe. Ako kanya wa mukobwa agahita aza amusuhuza, wa musore nawe agahita amusuhuza rwose akabona umukobwa yahindutse. Arangije agahita ahaguruka amwitegereza. Wa mugore wundi ati Alejandra, ndabona rero uno musore rwose mwemeje. Wa musore ati none se uri kuvuga ibiki koko? Akamubwira ko uno mukobwa yamubwiye ko afite umupango rwose mwiza cyane. Wa mukobwa ati yego rwose uno munsi afite umupango mwiza cyane. Akamubwira ko bagiye kuba batsinda kino kirego kandi nta bintu byinshi bagiyemo. Wa musore ati none se ibyo ngibyo turabikora gute koko? Wa mukobwa ati kubera rero umugabo n'umugore ni umuntu mubi cyane kandi abantu babi akenshi bakora amakosa. Wa musore ari kubyumva agahita akomeza kumubaza ikosa yakoze. Wa mukobwa akaza amwegera amubwira ati ikosa yakoze rero ni ukuza mu nzu yanjye agashaka kuba yatanga amafaranga nka ruswa. Agahita akomeza kumubwira ikintu rwose araza kumufasha n'icyo araza kuba yakora. Ubona ko rwose ibintu byose yabishyize ku murongo. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda, bagahita batwereka bicaye hano. Aba ngabo nabo rero bagahita baza babasuhuza, nabo bakabasuhuza. Barangije rwose bagahita bicara hasi. Wa mukobwa agahita abahereza ibintu barasinya, ababwira ati mwebwe rero muraza gusinya aho ngaho gusa, ibintu bihite birangira amafaranga muyajyane. Wa musore ati imbere rero yuko dusinya natwe hari ibintu dushaka kuba twabereka. Agahita abwira wa mukobwa ko yabereka rwose video. Wa mukobwa muri ako kanya agahita yiyereka ko mbere video wa musore ari kubahereza y'amafaranga menshi, abwira na wa mugore ko atazongera kuba yamugaruka imbere ukundi. Wa mukobwa ubona ko gusa atunguwe cyane ati ariko se ibyo ngibyo ko byabereye muri prive kubera icyo bizanye hano koko? Wa mukobwa ati byabereye rero muri prive, ugerageze ko wagura ubuzima bw'umugore urengana kandi mwanagerageje ko mwamufunga ndetse no kumubesera ibindi bintu bitandukanye. Wa mugabo muri ako kanya agatera akarira cyane ababwira ati ariko rero n'ubundi ibyo ngibyo ntabwo mwabikoresha mu buryo bwemewe n'amategeko. Wa musore ati dushobora rero kutabikoresha ariko dufite rero uburenganzira bwo kuba twasaba uburinzi cyane cyane bw'uriya mugore bivuye hejuru mu bushinjacyaha. Agakomeza kumubwira ko banabikoresha bakamurega ibyaha bigiye bitandukanye harimo gutera ubwoba, gutanga ruswa ndetse no kwica amategeko ku bushake. Wa mugabo ari kubyumva agahita yumva ko biramurangiranye. Wa mukobwa ati none se mushaka ibiki koko? Wa mukobwa wundi ati turagira ngo rero musinye izi dokima zose. Ubona ko yari dokima zigaragaza ko uno mugore rero umwana atwite ari uwuriya mugabo kandi katazongera kuba yamubangamira. Wa mukobwa rero amaze kubisoma agahita akomeza kubabaza ati none se turamutse tutabikoze koko byagenda gute? Wa mukobwa rero akamubwira ko byagenda ko bahita bashyira ino video hanze, ikindi bakabareka rwose ibyaha wa musore yababwiye, ndetse ikindi kirenzeho akababwira ko afite umugore rero w'umwavoka ukomeye cyane wahita anamufasha aramutse amusabye ubufasha nubwo batararangiza. Wa mugabo rero agahita yumva ibintu biramurangiranye, arangije agahita ababaza ahantu arasinya. Wa musore muri ako kanya agahita amuhereza ikaramu nahamwereka. Wa mugabo agahita yifata, ubona ko rwose abarakariye cyane, agahita apfa gusinya. Wa mugore rero ubona ko rwose babyishimiye, amaze gusinya wa mugabo agahita yigendera. Ubona ko aba ngaba yari ibyishimo gusa. Uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka umunsi ukurikiyeho. Wa mugore ari gushimira rwose n'umukobwa, amubwira ko atarazi ko umunsi umwe azaba yicaye hano arinzwe, abantu baramwumvishe ndetse ikindi yubatswe. Wa mukobwa ati ntugire ikibazo rero, agakomeza kuba yamubwira amagambo meza amubwira ko rimwe na rimwe hari igihe bisaba ko wahomba ibintu byinshi kugira ngo ibindi bize. Wa mugore rero agahita amushimira cyane mu kuba ataramutaye mu gihe abandi bose babikoze bataravugana byinshi. Rero wa musore agahita aza afite udukofi duto agahita ababuza nimba ababangamiye. Wa mukobwa ati bari rwose ntabwo tubangamiye kandi buri gihe ugaragara rwose mu gihe cya nyacyo. Wa musore ati nari ndi gutekereza rero kuba nahindura izina ry'ino kampani yanjye. Wa mukobwa ati kuri iki se wayihindura koko? Wa musore akamubwira ko ashaka kuba yakongeramo izina rye bitewe n'uko ari umuhanga kugira ngo ino kampani yikomere. Wa mukobwa muri ako kanya agahita abyishimira. Wa mugore wundi agahita yumva ibingibi birarenze, akamubwira ko ari gukeka ko hashobora kuba hari ibintu birenze bitumye umusore akora ibingibi. Agakomeza kubabwira ko rero bose iyo bari kumwe baba bagaragara neza kandi ko babitekerezaho. Arangije akababwira ko wajya kwa muganga kano kanya kugira ngo ajye kureba ubuzima bw'umwana ukuntu bimeze. Arangije agahita basezera akagenda. Amaze kugenda rero wa musore nawe akaza rero akicarana n'uyu mukobwa amubaza ati none se uravuga ibiki koko? Wa mukobwa ati ibijyanye se ni iki? Wa musore muri ako kanya akamwitegereza akamubwira ko bagerageza nyine bya bindi wa mugore yari amaze kubabwira. Wa mukobwa akamubwira ubona ko ari kumwemerera ati ngaho rero fata igihe cyawe rwose nawe ugerageze. Ngo muri ako kanya bagahita bakomeza. Uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka igihe kinini kimaze gushira ahantu wa mukobwa yakoraga akazi rero ari kumwe na wa musore. Arangije agahita asuhuza wa mukoresha we, nawe arangije akamwitegereza rwose akabona ubuzima kuri we bwarahindutse. Arangije agahita amubaza ikintu ari gukora hano. Wa mukobwa agahita amuhereza urupapuro amubwira ko agomba kuba yakwisobanura impamvu atamuhembye amafaranga yose igihe yakoze hano ndetse n'ukuntu yamufashe nabi. Muri make yari agiye kuba yamurega. Wa mukobwa ati none se waba
uri kwihorera koko? Wa mukobwa ati ntabwo rero ndi kwihorera, ahubwo ndi kubikora kugira ngo hatazagira undi muntu rwose urengana nkanjye. Wa mukobwa ati munyihanganira cyane rero, niyo mpamvu bitewe n'ukuntu nabafataga byarangiye nanjye mpombye, akababwira ko yafataga abakozi be nabi ndetse nabo bakagenda rwose bagafata abakiriya nabi, none bikarangira nta mukiriya n'umwe afite. Wa mukobwa muri ako kanya agahita areba koko akabona rwose ni wenyine, arangije agahita agenda akamwaka rwa rupapuro yari amuhaye, amubwira ati nizere ko rero nta wundi muntu uzongera kuba wafata nabi gutya cyangwa se umubwira nabi, akamubwira akamwifuzira noneho ko ino business ye yagaruka. Arangije agahita abwira wa musore bakigendera, bagasiga rero uno mugore hano ubona ko yari asigaye ari wenyine nta n'abakozi agifite cyangwa se abakiriya. Mu buzima bwacu bwa buri munsi rero uzubahe umuntu uwo ari we wese, ariko nanone uzajya utekereza kabiri ku bintu bakubwira cyangwa se ku nama bakugira. Hari igihe barize gusubiza hasi cyangwa se ari ibintu bakubwira bitewe n'irari ryabo. Agafilime kacu rero k'uyu munsi nuko kagenze, niba gakunze cyangwa se gafite ikindi kintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri komenti. Ikindi ntibibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikindi ntibibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.